Murakoze cyane. Songa amakuru. Ni meza. Sympatique amakuru wowe. Ni meza. Ndabashimiye cyane ko mwitabiriye tukaba tugiye kwiga isomo ryacu ry'uno munsi. Uyu munsi rero ndabigisha ikintu kijyanye no guhanga umwandiko cyangwa se ihangamwandiko. Ihangamwandiko ubundi mu kizamini cya leta muri P6 cyangwa se mu barangiza amashuri atandatu ya primaire bakunda kubaza kino kintu kijyanye n'ihangamwandiko kiba gifite amanota agera muri 15. Ndashaka kubagira inama buryo ki mugomba kujya musubiza ikibazo nk'iki ngiki mukagisubiza cyane ko kiba cyanabajijwe gifite amanota menshi cyane. Hano rero mukurikire neza mwumva uburyo bagenderaho bahanga umwandiko cyangwa se bahanga umwandiko ugendeye ku nsanganyamatsiko baguhaye kugira ngo uzabone amanota yawe menshi cyane. Murakurikiye? Okay. Hano rero ikibazo kibaza kiti hanga umwandiko utari munsi y'imirongo 15 ku nsanganyamatsiko ikurikira. Insanganyamatsiko yacu iragira iti akamaro k'ubuhinzi bw'imbuto ziribwa. Urumva ko iyo niyo nsanganyamatsiko. Songa uri kubyumva? Okay, Sympatique nawe urimo urabyumva? Insanganyamatsiko iragira iti Akamaro k'ubuhinzi bw'imbuto zigira gute? Ziribwa. Ngira ngo ibi ni ibintu birimo byumvikane tuvuze imbuto ziribwa nta muntu utazi akamaro kazo, sibyo? Umuntu abajije mwavuga ibintu byinshi cyane ariko reka mbigisha uburyo ki tugenda tugira gute duhanga umwandiko kugira ngo tubone amanota yacu yose uko yakabaye. Hano bagize bati ugaragaze byibura ingingo enye zishyigikira ibitekerezo byawe. Batubwiye ingingo zingahe? enye. Twabashijwe kugaragaza cyangwa se gutanga ingingo enye zishyigikira ibitekerezo byacu. Bakatubwira ngo kukitonderwa kirazira kugaragaza umwirondoro wawe uwo ari wo wose. Ubundi urimo ukora ikizamini cya leta uba ugomba kutagaragaza umwirondoro wawe, sibyo? Kirazira kikazirizwa ikintu muzakirinde, sibyo? Kuko abakosora ibizamini ni abantu. Ushobora gushyiraho umwirondoro nimba ari Sympatique nkaba nkosora ikizamini nkaba nazabonaho izina ryawe nkaba nagukosora ukundi kuntu kudakwiye. Rero hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma REB bibasaba kugira gute nimba mukora ikizamini cya leta kudashyiraho umwirondoro wawe. Ntago ari byiza. Mujye mukurikiza amabwiriza babahaye igihe mwe musubiza. Kiretse babigutegetse, ariko igihe batabigutegetse ugomba kutagira gute kutabikora. Hano rero yihimba umwandiko bakubwira ngo garagaza byibura ingingo enye. Ubwo ingingo enye ubundi hanga mwandiko hari ibintu muba mugomba kubanza kumva. Ihanga mwandiko harimo ikintu bita kubanza gusobanura ipfundo ry'ibyo wabajijwe cyangwa se ipfundo ry'ibyo ugiye kuvuga. Mu cyongereza bwo muvuga ngo ni introduction, ariko turi hano mu kinyarwanda ni ukubanza kugaragaza icyo bita nko kugaragaza se ibyo ngiye kustangira asobanura ni kugaragaza ipfundo mu yandi magambo. Hakaba noneho nicyo bita igihimba. Igihimba ni ukuri gusobanura ibitekerezo byawe cyangwa se nimba tuvuge bakubashije akamaro k'ikintu runaka uri kuvuga ku mumaro w'ikintu runaka. Muri icyo gihimba ugaragazamo wa mumaro wa cya kintu wabajijwe. Noneho ku gika cya nyuma cyangwa igice cya nyuma kiza gisa nkaho cyanzura, ni nk'umwanzuro, nko gutanga umwanzuro w'ibyo wavuze hejuru. None ahangaha mu buryo kugira ngo tutarondogora nimba bavuze ngo garagaza ingingo enye zishyigikira ibitekerezo byawe, urumva ingingo ya mbere yaza kuba irimo icyo nakwita ipfundo ryo gusobanura cyane nka introduction mu cyongereza, ariko turi mu kinyarwanda. Hano rero mu ngingo ya mbere waza kuba umeze nkaho uri gusobanura mu yandi magambo se ibintu ubuhinzi bw'imbuto ubanza ubivugeho gakeya ariko utinjiramo cyane mu gusubiza. Yego turaza kureba uko bikorwa. Noneho mu gice cya kabiri n'icya gatatu urumva batubwiye ingingo enye ziza kuba ziri gushyigikira ibitekerezo byacu. Urumva ku ngingo ya mbere urumva no kuza kuba uri kuvuga ipfundo ry'ibyo wabajijwe. Ingingo ya kabiri n'iya gatatu iraza guruka kuri wa mumaro w'imbuto. Ingingo ya kane nayo ya nyuma cyangwa se igika cya kane uraza kuri mugaragaza uburyo ki wanzura ku buryo wagize gute wavuze cyangwa se ibyo nk'uko urimo unatanga inama ariko ubivuga nk'umuntu uri kwanzura. Reka turebe uburyo bisubizwamo. Nizere ko muri gukurikira kandi umuntu wumva neza. Okay. Noneho ahangaha urabona tugiye nko gusubiza
ubundi ugiye gusubiza urabanza ukavuga uti wenda igice cya kabiri wenda niba ari igice cya kabiri cyangwa ari igice cya kangahe, ukavuga ngo akamaro k'ubuhinzi bw'imbuto, ugaca umurongo, ugatangira uvuga uti ubwo ni mu gika cya mbere cyangwa se ku ngingo yacu ya mbere. Murabizi ko batubajije ingingo zingahe? enye. Twabajijwe ingingo enye. Tugiye guhera ku ngingo ya mbere mwumva uburyo isubizwamo. Uratangira ugira uti ubuhinzi bw'imbuto ni ingirakamaro kandi ukamenya gukurikiza utwatuzo, aho ukata ugakata, aho ukaruhuka ugashyiraho akemezo, iyo ari interuro ibaza bitewe n'aho ugeze ushyiraho akabazo, yaba ari ugeze ahantu hatangara ugashyiraho agatangaro, kandi ukandika neza udasiribanga, yego, amagambo akagenda akurikiranye neza ku buryo nyine n'ubisoma abona ko ibyo bintu bigize gute, bifite isuku kandi binasomeka, kugira ngo aze guha amanota yawe yose uko yakabaye. Aha, tugiye gutangira igika cyacu cya mbere ubwo, cyangwa se ingingo yacu ya mbere. Ubuhinzi bw'imbuto ni ingirakamaro iyo uzihinze mu buryo bugendanye n'aho zamenyereye, bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, bitanga umusaruro mwiza. Urumva ahangaha ntangiye nsa nkaho ndi kuvuga nyine mu ncamake, mwumva uko basubiza. Hanyuma ngo ubuhinzi bw'imbuto ni ingirakamaro iyo uzihinze mu buryo bugendanye n'iki, n'aho zamenyereye, bitewe n'imihindagurikire y'ikirere. Ntabwo wahinga imbuto ngo uzihinge mu gihe cy'izuba ryinshi hari ubukishe, ntabwo uba ukoze ibintu bigize gute, bikenewe. Ahubwo ugomba guhinga izo mbuto mu gihe kimeze gute, kijyanye nyine n'igihe cyacyo. Nimba ari imbuto ukavuga ati ngomba kuzinga mu gihe cy'imvura, wenda nubwo yaba itari nyinshi, ariko nkazinga mu gihe cy'imvura kugira ngo zigire gute, zitangira zimera. Ariko iyo uzihinze mu gihe cy'izuba birumvikana ko ushobora kuba zahita zuma. Aha rero niyo mpamvu utangira umeze nk'aho uri gutanga umwitangizwa w'ibintu ugiye kuvuga, cyangwa se ugaragaza, ni nko kwintroducinga mu cyongereza ariko turi mu kinyarwanda. Ahangaha ni nko gutangira mbega usobanura ibyo ugiye kubwira abantu bari buze gukosora. Okay, ahangaha urumva iyo umaze kuvuga utyo ushobora gutangira uvuga ati akenshi na kenshi, hano uburyo bashubije kino kibazo, akenshi na kenshi iyo ushaka guhinga imbuto ugendana n'ibihe by'umwaka, kuko uramutse uhinze imbuto mu gihe cy'izuba ryinshi cyane, izo mbuto zirarumba. Icyo tuvuze kurumba mwumva icyo ari cyo, ni ukutera. Sympathie, uri kubyumva? Iyo tuvuze kurumba urabyumva uti? Icyo tuvuze ngo umuntu yararumbije, yarahinze arangije ararumbye. Kutera Songa ni kubyumva? Ni ukutera. Okay. Nanga urumva umeze nkaho urumva uburyo utangira usubiza, utangira ngo ubuhinzi ni ingirakamaro muri ubu buryo ubu n'ubu, iyo wahinze neza ukurikije ibihe by'ihinga nkuko twabibonye ahangaha, urumva umeze nkaho uri gukura icyo bita ipfundo ry'ibyo ugiye kuvuga, cyangwa se ry'ikintu wabajijwe. Nko gukora icyo bita ubusobanuro bw'ikintu wabajijwe. Reka mbivuge gutya, igika cya mbere cyangwa se ingingo ya mbere, uba umeze nkaho uri gusobanura, uri gutanga ubusobanuro bw'icyo wabajijwe. Ni nka definition mu cyongereza, cyangwa se introduction, nyine gutangira kuvuga mu ncamake y'iyo nsanganyamatsiko. Urugero nk'uko navuga nyine ngo wenda ubuhinzi bw'imbuto, iyo tuvuze ubuhinzi bw'imbuto utangira usobanuye ni iki, ubuhinzi bw'imbuto ubundi wumva iki. Mbega igika cya mbere umeze nkaho uri gusobanura, yego, icyo kintu icyo ari cyo uri kugisobanura nyine mu buryo bwumvikana, nko gusobanura nyine iyo nsanganyamatsiko. Ndi gutinda cyane kugira ngo mwumve neza, ku buryo insanganyamatsiko bazakubaza igihe ariyo yose uzamenya ngo ndatangira ngira gute nsobanura iyo nsanganyamatsiko mu buryo bugize gute, bwumvikana cyangwa se bwumvwa na buri wese. Igika cya kabiri rero umva tumaze kurenga igika cya mbere, n'abasobanuye ko igika cya mbere kiba kirimo gusobanura icyo kintu wabajwe cyangwa icyo nsanganyamatsiko wabajwe, nabwo mu ncamake utagize gute, utarondogoye. Iyo tuvuze kurondogora ni ukuvuga ibintu byinshi bidafite n'akamaro. Icyo bita kurasa ku ntego, mu yandi magambo, rasa ku ntego y'ibyo ushaka kuvuga udatinze, cyangwa se babyita kudatinda mu magambo y'ibyo ushaka kuvuga cyangwa se ibyo ushaka kugezaho abantu. Ingingo ya kabiri barashubije bagira bati imbuto, urumva ahangaha bagiye gutangira noneho bavuga akamaro k'imbuto, bamaze kurangiza icyo bita gusobanura iyo nsanganyamatsiko, noneho bageze ku kamaro k'imbuto, cyangwa se akamaro k'ubuhinzi bw'imbuto. Imbuto zifitiye abantu akamaro kanini ndetse n'igihugu muri rusange.
kuko imbuto zikize kuri vitamine zigize gute zitandukanye, kandi harimo imbuto zivura indwara nk'ipapayi, pome n'izindi zitandukanye. Hari izigabanya umuvuduko w'amaraso, hari izivura indwara y'amara, yego, ndetse hari n'imbuto zongera amaraso. Ninde wampa urugero rw'imbuto zongera amaraso? Songa. ikinyomoro. Yego. Noneho wenda imbuto wenda zivura nk'indwara y'amara. Ninde wampa urugero? Ipapayi. Ipapayi. Yego. Urundi rugero wenda rw'imbuto zishobora kuba zirinda indwara? Inanasi, ibintu nk'ibyo. Okay, imbuto zigiye zitandukanye. Ariko ukazifata byibuza nyuma y'ifunguro biba byiza cyane. Okay. Urumva ko ahangaha ino ngingo yacu ya kabiri igaragaje iki? Akamaro k'imbuto ziribwa. Yego. Tugeze ku ngingo kangahe? Ya gatatu. Twabajijwe ingingo zingahe? Enye. Twabajijwe ingingo enye zishyigikira ibitekerezo byacu. Ingingo ya gatatu niyo tugezeho. Nayo iracyagaruka ku kamaro k'iki? K'imbuto zigira gute? Ziribwa. Imbuto kandi zifitiye akamaro abazihinga, kuko iyo zeze neza biha abazihinga amafaranga menshi, ndetse ayo mafaranga akabatungira umuryango, ndetse umuhinzi w'imbuto iyo agira umusaruro mwiza bituma amenyekana mu gihugu no mu mahanga. Aha birumvikana neza. Turi gushaka kuba nk'umuhinzi wa kawa. Umuhinzi wa kawa waritabye ikawa yawe neza ku buryo nyine babona ibyo wahinze bifite ubuziranenge. Iyo tuvuze ko ikintu gifite ubuziranenge ngira ngo buri wese arabyumva. Ikintu nyine cyujuje ubuziranenge cyangwa se cyeze neza cyitaweho, nimba ari imbuto zaratejwe iki? Ifumbire. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Sibyo? Muri kubyumva? None aha ngaha tugeze ku gika cya kangahe? Tugeze ku gika cya nyuma. Igika cya nyuma twabonye ko dusa nkaho tugaruka ku kintu bise kwanzura cyangwa se kugira gute? Kugira inama. Nuvuga ngo muri za ngingo enye batubajije, mbyibutse ko ingingo ya mbere nimba bakubajije kuvuga ku ngingo enye, ingingo ya mbere umeze nk'umuntu uri gusobanura iki? Ipfundo ry'icyo wabajijwe, cyangwa se uri gusobanura iki? Iyo nsanganyamatsiko mu buryo bw'incamake. Ingingo ya kabiri n'iya gatatu ko twabajijwe ingingo enye, nababwiye ko ingingo uko ari enye hagomba kubaho isobanura insanganyamatsiko, hakaza kuba n'ingingo yanzura ibyo wavuze, hakaza kuba n'ingingo ziza kuba zigaragaza umumaro w'ibyo bintu. Sibyo? Ingingo ya kane cyangwa nayo ya nyuma uramera nkaho uri kwanzura. Yego. Ndetse unagira n'inama. Mureka muyumve neza. Imbuto ziribwa rero ni nziza ku buzima bw'umuryango. Muri kubyumva neza? Ku buzima bw'umuryango ni byiza kandi kuzihinga mu murima wawe, nibura ugahinga amoko nk'atatu y'imbuto ziribwa mu murima wawe. Bizagufasha kwirinda indwara za hato na hato, bityo wowe n'umuryango wawe mugire ubuzima bwiza. Ariko kandi ukibuka ko ugomba kuzifata ku kigero zigize gute? Cyateganyijwe, cyangwa se ugafata imbuto zitari nyinshi cyane, kuko ibintu byose iyo bibaye byinshi mu mubiri biba bibi. Nimba vuze ngo urye imbuto ugafata imbuto nyinshi cyane zikaba zagutera ikibazo, ugomba kurya mu rugero. Imbuto ukazirya nke zishoboka. Ngira ngo rero aha ngaha mwamaze kumva uburyo ki bahimba umwandiko. Ubu se iyo bakubajije guhimba umwandiko, ngaho sympatique tubwire, ubundi himba mwandiko ni ibihe bintu ubundi bigarukaho cyane twabonye? Ihimba mwandiko rigaruka ku bintu nka bingahe? Rigaruka ku bintu na bine. Wavuga cyane kugira ngo twumve twese. Rigaruka ku bintu 4 cyangwa 3. Yego, so dusobanurire neza. Insanganyamatsiko y'icyo uriho. Yego. Gusobanura ibyo bakubajije. Ubanza gusobanura iyo nsanganyamatsiko nko mu ngingo ya mbere, cyangwa se ni nka introduction mu cyongereza. Wenda mbasobanurire mu cyongereza, ndabizi ko mudakunze kwiga ikinyarwanda cyane, sibyo? Yego. Akazi icyo bita igihimba. Ese igihimba kiba kirimo ibiki? Kiba gikubiyemo. Yego. Igihimba kiba gikubiyemo n'ibyo bakubajije, urugero. Yego. N'ibyo by'imbuto. Yego. Ubwo bivuze ati ku gihimba uragenda usobanure neza icyo imbuto zimaze. Yego. Noneho ku gika cya nyuma twabonye ko igika cya nyuma kivuga iki? Kigaruka ku ki?
kigaruka no ku nsanganyamatsiko noneho neza y'izo mbuto. Y'izo mbuto nta gasanganyamatsiko y'imbuto iba, ahubwo ni insanganyamatsiko y'icyo wabajijwe. Mu yandi magambo igika cya nyuma kabonye ko kigaruka ku ki kigira inama abantu. uba umeze nk'aho uri kwanzura, sibyo? Uri kwanzura bya bintu byose wagize gute wavuze, ndetse ugasa nk'aho uri gutanga n'inama mu buryo bwo kugira ngo abantu nimba wenda ari akamaro k'imbuto nk'uko twayibonye aha ngaha, umere nk'aho uri kugira inama abantu kugira gute kuzihinga ndetse no kuzifata cyane cyane nka nyuma y'amafunguro. Wenda tutavuze ibyo byose, ariko igika cya nyuma kiba kimeze nk'aho cyanzura kigaruka gato cyane ku byo wavuze hejuru, ariko nanone utarondogoye ukanzura, ubundi amanota yawe bakayaguha yose. Ndabashimiye cyane mwakoze kwitabira. Songa ndagushimiye cyane. Sympatique nawe ndagushimiye cyane kuba witabiriye uyu munsi rwose. Muri abantu b'abagabo cyane. Murakoze. Yego. Abakurikiye Damas Teach TV mwese turabashimiye cyane. Tubitsa gukora subscribe nimba ukunze video yacu, kora like ndetse na comment, utibagiwe no kubisangiza n'abandi, ukora share. Turabakunda cyane. Thank you for watching.